Shalom shalom bene data, nongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Tugiye gufata umwanya muto tuganire ijambo ry'Imana ryo guhugurana no kwigishanya uburyo abantu dukwiye gukemura ibibazo hagati yacu. Dutuye mu isi irimwo ibibazo bitandukanye, ubwo abantu bashobora kubana ariko bakagira ibintu bagenda bapfa bituma wenda badahuriza ku kintu kimwe canke ikindi. Ijambo ry'Imana rifite uburyo ritwigisha uko dukwiye gukemura ibibazo hagati yacu. Uyu munsi abantu bagiranira ibibazo bagasimbukira kuri za YouTube n'izindi social media zitandukanye, bakagenda bakavuga amagambo menshi, ariko reka mbigishe binyuze mu ijambo ry'Imana uko dukwiriye gukemura amakimbirane hagati yacu mu gihe twagize ibintu tutahurijeho, wenda n'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuntu musengana cyangwa se umuntu mukorana. Hari uburyo Imana yashizeho tugomba gukoresha, hari strategy Imana yashizeho tugomba gukoresha mu bijyanye no gukemura amakimbirane hagati y'abantu bagiranye ibibazo. Reka dusome muri Matayo igice cya 18 duhere ku murongo wa 15. Bibiliya avuga ngo mwene so nakugirira nabi. Birashoboka ko mwene so yakugirira nabi, birashoboka ko umuvandimwe wawe yakugirira nabi, birashoboka ko umuntu mukorana yakugirira nabi, umuntu musengana yakugirira nabi, umuntu uri hafi yawe, inshuti yawe yakugirira nabi. Ibyo ni bisanzwe, ni ibintu bishobora kubaho mu bantu. Ariko umva ngo mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye. Mwabyumvise bene data? Ni ukuvuga ngo umuntu nakugirira nabi, umuntu nakwitwaraho nabi, ashobora kukubeshera, ashobora kukuvugaho amagambo atari meza ukabyumva ukabimenya, ashobora kugukorera amakosa. Bibiliya avuga ngo numara kumenya ko yakugiriye nabi, uzagende umufate mwiherereye muri babiri. Mbere yo kusimbukira kuri social media, mbere yo kusimbukira ku muyobozi wawe cyangwa se kundi muntu, Bibiliya irakubwira ngo banza umwegere muri babiri mwiherereye. Niyo step ya mbere. Nugira ni ikibazo n'umuntu, step ya mbere ugomba gukora nuko ugenda ugafata uwo muntu ukamwihererana muri babiri. Bibiliya avuga ngo nakumvira uzaba ubonye mwene so. Icyo gihe ni muba muri babiri mukaganira ku kibazo cyangwa se ku makosa yagukoreye, akabasha kubyumva, mugasabana imbabazi, uzaba ubonye mwene so, muzaba mwiyunze mu buryo bwiza. Uyu munsi rero abantu bagiraniye ibibazo, umuntu hagusanga uwo bagiraniye ikibazo agahita simbuka kuri social media cyangwa se agahita agenda mu nshuti ze amwararaza, runaka yarampemukiye, kandi ugasanga ntabwo wigeze umusanga ngo umubwire ikibazo umufitanye hagati yemwe babiri. Kuko hari igihe n'umuntu agukomeretsa, hari n'igihe umuntu akubwira nabi cyangwa se agukorera ikosa, we muri we ntabimenye ko yakugiriye nabi, ugasanga uhise ugenda kumwararaza ahantu hose, ugiye kumuvuga ahantu hose, uramuvuze kandi we by'ukuri atamenye ko yakugiriye nabi. Rero icyiza, intambwe ya mbere, step ya mbere ukwiye gukora ni ukumusanga muri mwebwe babiri. Mu gihe ubona ko bishoboka, musange muri babiri, muganire ku kibazo mwagiranye mwebwe babiri. Numubona nabyumva akakumvira, ngo uzaba ubonye mwene so. Imana ishimwe cyane. Bibiliya none igakomeza ikavuga ngo ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Step ya kabiri rero ni igihe umuntu yanze kukumvira, igihe wasanze umuntu wakugiriye nabi, waguhemukiye, ukamubwira amakosa yagukoreye, ntabyumve, ntabitahure. Icyo gihe ufite uburenganzira nanone bwo kubwira abantu babiri cyangwa batatu, ukababwira amakosa uwo muntu yakugiriye, kugira ngo nabo wenda bamusange, bamuhanure, bamubwire ko yagukoshereje. Ariko umva, iyo ni step ya kabiri. Aha niho rero abantu benshi babyicira. Abantu bagiranira ikibazo, hakugira ngo bazagikemure hagati yabo, agahita asimbuka akajya kubibwira abandi. So step ya kabiri rero uyikora mu gihe step ya mbere yanze. Icyo gihe iya kabiri urayikora, ugashaka inshuti zawe cyangwa se inshuti z'uwo muntu wagukoreye amakosa,
ukazibwira ikibazo mufitanye n'uwo muntu kugira ngo babashe kugenda kumuhanura. Ngo kandi ngo niyanga kumvira abo uzabwire itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubera nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. So niyanga kumvira izo nshuti zawe ebyiri wamutumyeho ngo uzabwire itorero, icyo gihe uba wemerewe kumushyira kuri karubanda pe, ukabibwira abantu bose, ukababwira ati uriya muntu ni umuhemu, yarampemukiye, yankoreye amakosa. Icyo gihe ubu byemerewe. So rero uyu munsi naje kubahanura abantu twese, nanjye ndimo, nitugiranira ibibazo tugerageze dushaka uburyo bwiza bwo kubikemura tutarinze guteza ibindi bibazo. Hari igihe umuntu aba agira ngo ari gukemura ibibazo ahubwo ari guteza ibindi bibazo. Nibyo twirirwa tubona kuri za social media, abantu baragenda bakavuga amagambo bese ibintu bidasobanutse, ibintu bitari ku murongo, ugasanga ibibazo bikomeje kuba ibibazo. Uri aravuga, uwundi akavuga, uwundi akamusubiza, uwundi akamusubiza, ugasanga hari akavuyo. Rero nagira ngo mbahanure bene data, waba uri umukristo, utari umukristo, usenga cyangwa se udasenga, ubu ni uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane. Muje mubaza, musanga abantu, mubasange, mubasabe appointment, muhure nabo, muganire ku bibazo mufitanye. Mbere uko usimbukira kuri social media, mbere uko ugenda kwivuga hirya no hino, mubanze mukemura ibibazo hagati yanyu. Muzaba mukoze igikorwa cyiza kandi Imana izabasha kubagirira neza. Rero uyu munsi niba ufite icyo upfa na mugenzi wawe, ukimubabarire, musabane imbabazi, mwiyunge kugira ngo dukomeze kubaka ubumwe hagati yacu, twubake ibihugu byacu turi mu bumwe, tudafite amakimbirane hagati yacu. Ibi ndabivuga kuri side zose, n'abantu muri mu miryango, abantu muri mu ngo, nimugira ibintu mupfa muri famiye zanyu, mwe kubanza gusimbukira hanze, mubanze mubiganira hagati yanyu nk'umuryango, mubikemure hagati yanyu nk'umuryango. Kireka mu gihe mubona byanze, aba aribwo mushaka nabwo inshuti z'umuryango, za zindi zo hafi zitari bubararaze hirya no hino, ziri bubagire inama nzima kugira ngo dukomeze twubake imiryango yacu, dukomeze twubake ibihugu. Ibi ndabibwira n'abayobozi bakomeye b'ibihugu. Ni haba hari ibibazo hagati y'ibihugu, twebwe abaturage bato mwe kubidusukamo, mugende mubanze mubiganire mwe nk'abayobozi, mugire ibyo mwemeranya. Ndabizi ko iyo abantu bicaye bakaganira babasha gutorera umuti w'ibibazo bafitanye hagati yabo, noneho abandi tukabasha kubana mu mahoro. Rero Imana idushoboze gukemura ibibazo n'amakimbirane mu buryo bwiza, kandi nitubisengera Imana izakomeza kutugira neza, ibintu byose bikogwe neza. Yesu rero abaho umugisha abafitanye ibibazo, murebe uburyo mubikemura, kandi hamwe no kubisengera Imana izakomeza kubana natwe no kutugira neza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasengera abantu bose baryumvise, abari kunyura mu bibazo no mu ntambara, abafitanye ibibazo hagati yabo mu miryango, mu bashakanye. Ndasenze Mwami Mana kugira ngo amakimbirano yarangize mu izina rya Yesu. Wongere kurema ubumwe hagati y'abantu. Hari inshuti zatandukanye kubera ibibazo bagiye bagirana, ndasenze kugira ngo Mwami wongere ubareme mu rukundo, ubareme mu bumwe, bongere kwiyunga, bongere kuba umwe kugira ngo bakomeze urugendo batangiye Mwami muri iyi si. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, kandi ndagushimiye ko wongeye kurema ubumwe, urukundo hagati y'abantu. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Niba ufashijwe n'iyi nyigisho uyisangiza abandi, kandi niba ari irya mbere dukurikiye ukande kuri subscribe, haba kuri YouTube channel yandika Gospel TV cyangwa se kuri TikTok Arsene Ndikumana. Yesu abahe umugisha. Shalom shalom.